umwana w'i Kigali ashobora kuvuga ati nambaye inkweto idahenze nkeneye inkweto nziza, uwo mu cyaro we akeneye ya yindi y'inkuburano. Ariko mu gihe bari muri izo mpaka, iyo haciye utagira ikirenge udakeneye inkweto, wakeneye ikirenge, wakeneye ikirenge. Munsi y'udafite ikirenge hari utagira n'ibirenge byombi, munsi y'utagira ibirenge byombi hari utagira ibirenge n'ibiganza. Umuntu umwe ku giti cye ku mushahara ashobora kubarwa mu bifashije, ariko abasangira nabo icyo yinjije bamujyana mu bukene. Yes, twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe bakunze ba KOP Karegeya Omar Pano. Tumaze kuba umuryango mugari ibihumbi 56 birenga. Niyo mpamvu ibintu umuntu yanekereza kubivamo, ariko natekereza bamwe muri mwe mukurikira ibiganiro uburyo mwamaze gufata umwanya wanyu kugira ngo mubikurikire, mwongera nkigarura. Ntabwo nzahava, reka bifate gutyo. Hari ikiganiro nabemereye kijyanye n'ibyiciro by'ubukungu, ikiganiro nshimira Mwanafunzi Ismael Mwanafunzi yaragikoze, ariko ampa texte yacyo ku rwego rw'isi, aho yavugaga we yakizemo ibyiciro 10, ariko hano mu Rwanda tugira twahoranye ibyiciro 4, ngira ngo nyuma biza kuba 5 according to RODA. Ariko nanone tukagira statistique nayo ibyo yita quintiles, ibyiciro 5 by'imibare, imigabane 5 ingana mu baturage mu Banyarwanda, noneho bakareba kuri buri quintile bimeze bite. So numva ngo hari amadata ya Mwanafunzi yavanye ku rwego rw'isi, ari ayo tufite ya RODA, ibyiciro by'ubudehe, tukagira n'ibya statistique byo imibare bingana, ariko RODA na ku rwego rw'isi ntabwo imibare bingana, ahubwo ho baba bareba ngo umuntu afite ubushobozi bungana iki, akonsoma ngahe, yinjiza ngahe. So icyo kiganiro rero nicyo Mwanafunzi, nongera gushimira umuntu umwe nawe uri umwe muri mwebwe, akimara kumva ko ikiganiro nzagikora yahise ansaba link y'icyo Mwanafunzi yakoze, ariko anakanda akanyenyeri nkaho mbese iki kiganiro ngiye gukora kirishyuye. Nta mpungenge, byari ngombwa, ntabwo ari cyo yishyuye, ariko namuhaye link ahita yishyura, ahita asengera, niko yabyise. Ariko ahanini ni kubera kino kiganiro. Ibyiciro by'ubudehe rero mu Kinyarwanda, ibyiciro by'ubukungu, tugira abakire, tugira abaherwe, tugira abakene, tugira abatindinya kujya, kera tugeze no kugira abahanya. Ariko mu mibare yo ku rwego rw'isi habaho abakene bakabije, hakabaho abakene, hakabaho abaringaniye, hakabaho n'abakire. Ariko n'abakire bakabamo ibyiciro, extreme poverty, les pauvres extrêmes, hanyuma hakaba les pauvres, hakaba classe moyenne inférieure, ubwo ni abaringaniye cyane cyane batungwa n'umushahara. Icyiciro cya gatatu ni abatungwa n'umushahara, bafite binjiza amafaranga ahoraho. Icya mbere bo ntacyo binjiza, n'abarwana no kubona ibyo barya. Icya kabiri cy'abakene ni ababona iby'ibanze ariko bidahagije. Noneho hakaza icya gatatu kirimo abantu basa naho bagira uburyo binjiza buhoraho, kabyite gutyo, abanyamushahara. Noneho hakaza n'ababakire, noneho bo abanyenganda, abashoramari, abahanga imirimo, bagatanga akazi. Ubwo rero mu kiganiro turagerageza gufata izo mpande zombi. Uko Mwanafunzi yabivuze ku rwego rw'isi, ndagerageza mbabwire noneho ku rwego rwo mu Rwanda uko bimeze. Nakunze kubivuga ku rwego rw'isi ibyiciro Mwanafunzi yavuze byagora, kuko hari umunyarwanda wabona mu cyiciro kirenze icya 6 kuko 7, 8, 9, 10 good. So twagiye ariko tubanza kubibutsa ko ubu ibiganiro byacu bifite abafatanyabikorwa nakwita n'abaterankunga tugomba kwamamaza
mpereye ku duherutse kugirana amasezerano Premium Construction Group. Ni groupe y'abaengineer bajya inama mu bijyanye n'ubwubatsi, ubw'imihanda, ubw'ibiraro, ubw'amazu, bakagira ibijyanye no kumanaginga imitungo. Niba ufite inzu ukeneye ko igira abakiriya bakabigufasha, niba ufite ubutaka ushaka kumenya icyo bwakoreshwa bakakugira inama, bakagukorera plani, bakakubakira, kandi bakaba babasha kugira kugufasha gucunga inyubako. Ni abaengineer harimo abanyarwanda bakiri batoya, harimo n'abanyamahanga bafite ibikorwa tuzajya gusura. Mu byo tuzakorana mu masezerano dufitanye ni ukuzajya njya no gusura chantier zabo. Hariyo nzasura mu Biryogo, niyo nzasura ku Muyumbu, n'ahandi tuzajya tugenda tujyayo. Ikindi nuko aho bizajya biba ngombwa tuzajya tubahamagara, ariko atari kuza kwiyamamaza komuteri. Bazajya baza kwigisha ibijyanye n'inyubako, imicungire y'ubutaka, imicungire y'inyubako, ibikoresho by'ubwubatsi n'urugero, cyangwa se bakanatubwira n'amadesign agezweho, ibintu nk'ibyo. Ubwo bazaba biyamamaje mu bundi buryo, ariko bazajya baje kwigisha, kuko hano turigisha. Bakorera i Remera mu marembo ya REB, uciye kuri control technique. Hari ahantu hari antene n'aganda kamanuka igipangu, aho bakorera ni etage iteganye n'iri antene, harimo ibirahure by'umuhondo. Ikindi nuko wababaza ku nimero 0784 42 57 cyangwa se 0785 59 80 46. So nabe expert niko navuga. Tunabashimira by the way, hano muri buno buzima kugira ngo umuntu akwizere agoye kumwamamariza business, haba harimo icyo yabonye. Ni byiza rero ko nabandi batugana. Nkunda kubivuga ko ibyo ntazamamaza ni ibyangiza. Abayenga ibyuma bo nababwira iki rwose muzamamaza handi. Abakora ibitemewe wapi, ariko abafite amashuri, afite amacentre de formation, nk'inyarwanda nazo, inyarwanda nayo irimo irigisha urubyiruko kwihangira imirimo baciye mu bintu byo gukora amavideo n'amafilime, film making, video editing, ibintu nk'ibyo. Nabo turi mu mishyikirano. Abo ngabo abafite abacuruza amakampani yubaka, amakampani y'ubwikorezi, abacuruza imyenda, abacuruza amakompyuta, n'abandi mwese ni karibu. Hari n'undi uri gukomanga turabonana nimugoroba, nawe ufite abacuruza service, tourism, hospitality, abo bose ni karibu. So twari dusanganwe n'undi mufatanyabikorwa witwa Green Tech X1R. na amavuta twita vitamine ya moteri bashyira muri moteri ikagabanya gusohora ibyuka byinshi, kandi mwabonye ko byabanze kuba itegeko ko imodoka izajya ipimwa ibyotsi isohora, imodoka cyangwa ipikipiki. Ubwo rero Green Tech yabaye igisubizo, yari isanzwe ifite aya mavuta twita X1R vitamine ya moteri. Bitaraba itegeko n'aya mavuta yari ahari, kandi bafite ibyangombwa bya RSB n'inzego zose. So bafite imashini zipima moteri, zikapima ikinyabiziga zikareba uburwayi bwazo, zigapima n'ibyo byose, zikamenya ngo iyi modoka ikeneye amavuta angana gutya. Bafite amavuta ushyira muri moteri, hari nayo ushyira muri reservoir, muri carbureteur ngira ngo ikabasha kugira ikabasha kunywa essence nkeya cyangwa mazutu nkeya. So abo rero nabo mwabasanga kuri simeruka gutanga nimero zabo. Bakorera inyamirambo hagati ya hahoze Dialogue na station ya police ya Rwezamenyo. Ni nko mu gikari cy'abaskuti, kuko ubanza kurenga rya shuri ry'intwari ukabura hageze. So ni 0788 96 26 basanganwe kimwe na mwarimu Clement nkuko bisanzwe iteka we tumaranye imyaka myinshi. Mwarimu Clement yigisha amategeko y'umuhanda, akigisha gutwara imodoka. Abantu benshi bakoreye iwe, benshi mubona tuba turi kumwe, benshi niho bigiye, kandi bakoraga rimwe bakabona permis, ari provisoire ari na definitif. Nawe mwamusanga kuri 0788 48 37 22. Afite na ntuza afite na nka website
afite ahantu ushobora kugenda ugasanga ibibazo utiri ujya mu ishuri, bakaguha ibibazo bizabazwa muri provisoire, ikizamini kimwe utanga 100, ni 100, yego, ku kizamini kimwe ni 100, kwirirwaho umunsi wose ni no, ikizamini kimwe ni 1000, hanyuma umunsi wose ni 4, ukwezi kose ni 8,000. Ukwezi rero ntago wakwirwa, ntago wakwiga ukwezi kose, kuko biteguye neza, aba yarabiteguye. Urwo rubuga narwo tuzajya tubaha link yarwo. Twagiye rero ubukire, ubukene, ubuherwe biteye. Ntabwo rero mwihangane, ntabwo ndi buvuge mu ijwi rya Mwanafunzi, ariko ndamushimira cyane. Inyandiko niwe, ndongeraho agakeregesho kanjye, ariko byinshi niwe uyu ni umurimo wa Mwanafunzi, nubwo ari byinshi. Ni iminota nidushirana turaza gufata, turakora igice kimwe, ikindi tuzagifate ikindi. So abantu rero nkunda kubibwira abantu, nta bantu bakirira rimwe, nta bantu bareshya mu gukira. Hari n'abakira ku mufuka bakennye ku mutima, hari abakira ku mutima bakennye ku mufuka, abandi bakennye ku mubiri. So ubukire c'est relatif, uko wibona aho uhagaze. Hari uwurusha gukira, hari n'abakurusha gukira. Nibyo nkunda kuvuga. Mu cyaro mwarimu afatwa nk'umukire, umucuruzi wa butike afatwa nk'umukire. Kubera iki? Hari abasumba. Ariko iyo bageze i Kigali so nuko none n'abari i Kigali nabo iyo bageze muri Afrika bajya muri Maghreb, iyo bageranyije n'abanyamisiri na Nigeria na South Africa baribura. Noneho n'abandi b'abanyafrika ba Dangote wabagereranya na ba Bill Gates bakibura. So ngayo nguko rero kubivuga ni ukugira ngo abantu buri wese yumve ko mu buzima igihe cyose buri wese abashaka gutera imbere, ariko umukene atera imbere ashaka gukira, umukire atera imbere agatera imbere ashaka kuba umuherwe, gutyo. Muri introduction ya Mwanafunzi muranyihanganira, icyiciro cya 10 nicyo ndaza guheraho nyuma ya introduction, ariko ndafangamo gusoma. Mwanafunzi ati bishobora guterwa na kamere muntu yo guhora arira no kuvuga ko hari ibitagenda, kabone nubwo yaba bizi imbere muri we ko nta kibazo afite. Ariko umubare munini w'abantu iyo bavuga ku by'ubukungu bakunze gutaka ubukene. Bigomba kuba binafitanye isano no kuba ahari nta muntu ujya atekereza ko afite amafaranga amuhagije. Wala amafaranga guhagije nangahe? Igihe cyose urushaka ndi ako nakange. Gusa aka kanya tugiye kuvuga ku mikoro y'abantu. Ushobora kuba ujya ubyumva ubyumva mu nkuru ngo umubare uyu n'uyu w'abantu babaho munsi y'umurongo w'ubukene, abo ni extreme poverty, ngo batungwa n'amadolari ari munsi ya 3 ku munsi. Aba bantu babaho batya. Aba bantu babaho batya ni bandi? Wo ni Mwanafunzi. Babaho bati bavuga ko umuntu ari umukene iyo abayeho ate, uwamikora aciriritse we aba abayeho ate, hanyuma umuntu aba ari umukire iyo abayeho ate. Nitwa Ismail Mwanafunzi mwijwi rya Karegeya Jean Baptiste Omar, abahaye ikaze. So urumva introduction ya Mwanafunzi nyine yavuga ati abakire. Ikintu nibagiye kubabwira mbere yuko tujya muri detail, ku rwego rw'isi, ugiye ku rwego rw'isi, abakene abari mu bukene bukabije bo mu Rwanda n'abari mu bukene bose ku rwego rw'isi bari mu bukene bukabije. Ndaguha urugero, aya madolari 3 y'icyiciro cya mbere, umunyarwanda wo mu bukene bukabije abeshwaho n'amafaranga ari munsi y'igihumbi ku munsi, 256 ku mwaka. Umukurikira witwa umukene we abeshwaho n'amafaranga 1500 ku munsi, abeshwaho n'ibihumbi 565 ku mwaka. Aba bombi ya yandi 3 ntago bayagezaho. Mu gihe ku rwego rw'isi umukene nyakujya nubeshwaho no munsi y'amadolari 3 ku munsi. Bivuze ngo mu Rwanda ibi babwiye ni imibare ya statistique. Twagiye ku gasongero niho hari abantu bake cyane bitwa abamiliyardere, abanyamamiliyari. Ni zone irimo Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg na Bill Gates n'abandi.
abo ni ku gasongero hejuru nibo batunze menshi impamvu ntahere ku kino cyiciro ni ukugira ngo abantu bumve muri ka kantu mbabwira ko mu cyiciro cya 10 nta munyarwanda wabonekamo ngira ngo n'abanyafrika babonekamo ni bakeya kugira ngo babyumve icyiciro cya 10 rero kigizwe nabande aba bantu nkuko mwanafunza bivuga ni abantu bashyiraho leta bashyiraho za leta mwanafunza ati hano ntabwo uhitamo gusa imodoka nshya cyangwa ubwoko bwa costume unahitamo amategeko ukwiye gushyigikira ngo atorwe uhitamo umushinga w'inganda wo gutangiza cyangwa se itegeko ry'ubukungu uhinduza donc urumva ngo mbere yo gutora itegeko uyu muntu barabanza bakamureba wo mu cyiciro cya 10 aba bantu bagize 1% by'abatuye isi 1% ry'abatuye isi gusa ububasha bafite burenze kure konte zabo muri banki bafite ububasha ntago ubukire butabarwa mu mafaranga n'ubukire bubarwa muri influence na power imbaraga bafite iyi si dutuyeho ni yabo ubutunzi bwabo ni bwinshi ku buryo buruta ubwa bimwe mu bihugu voilà uyu ni umuntu uri mu cyo cyiciro afite amafaranga ye aruta bije y'ibihugu bimwe na bimwe kuva mu 1980 ubukungu bw'isi ntabwo bwatugezeho twese mu buryo bumwe ubwinshi buri muri ubutunzi bwagiye mu mifuko y'uyu muntu 1% mu gihe miliyoni z'imiryango zibara buri faranga mu mpera za buri kwezi wicara ngo tuzahembwa ryari amafaranga y'icyuzi aba bantu buri segonda babona amafaranga yabo yiyongera bitavuye ku mushahara ahubwo bivuye ku ishoramari rikora amafaranga mu buryo budashira kuri uru rwego gukora bihinduka amahitamo apana ibintu bya ngombwa niwe uhitamo gukora ngo agaragaze ko ari umukozi ariko ntabwo biba ari ngombwa cyane ikimenyetso gihuriweho kigaragaza ubukire bwo kuri uru rwego n'ubwato bunini voilà bagira ubwato bunini buba bushobora kugwaho kajugujugu cyangwa se bukaba bwanatwara sumare ubwato bunini bwagwaho indege kandi bugacomekwaho n'ubundi bugendera mu kuzimu agira ngo nibura abantu batagiye kumva aho bari sumare ibi ni ibigaragara inyuma ariko mu by'ukuri ububasha bw'uyu muntu buba bwihishe mu ishoramari ritagira ingano aba yarashyize mu bigo bitagira ingano mu masoko y'imari cyangwa mu ikoranabuhanga rigezweho aba nibo bagena icyerekezo cy'ubukungu bw'isi iyo uyu muntu aguze cyangwa se agurishije isoko rye rirahungabana iyo anyagiwe i Kigali umva mwanafunza agira urugomo ngo uno muntu iyo anyagiwe ari i Paris i Kigali barajandama iyo anyagiwe ari i Paris i Kigali baratoha iyo anyagiwe ari Dallas i Pretoria nuvuga ngo ikibazo kimubayeho kinyeganyeza isi nicyo cyiciro cya mbere cy'abantu batunze ku rwego rw'isi ububasha bwabo bukomeye ntabwo ari ubwo kugura batabara ahubwo nubwo kugena aho ubukungu bw'isi bwerekeza so impamvu navuze ko bashyiraho za leta rero nukuvuga ngo umuyobozi utari kuganisha aho ubukungu bwa bano bantu bugana iyo bamurebye ikijisho aregura cyangwa akavaho cyangwa ntatsinda amatora y'ubutaha uko niko isi yubatse so rero aka niko nahereyeho icyo ni icyiciro cya 10 nzakigarukaho nagira ngo mbumvishe ubu ngiye gusubira no guhera ku cyambere gisanzwe uko Mwanafunzi yarera bipanze ariko ubundi mbanje kubereka ngo uwo muntu ninde umuntu bakonsulta mbere yo kugira ngo itegeko rijyeho umuntu ushobora gufinansa amatora y'igihugu wenyine umuntu ubona rendezvous kwa president adakomanze icyo ni icyiciro cya nyuma rero nise abashyiraho za leta kaduhere noneho ku cyiciro cya mbere mu bushobozi abo nise abatindinya kujya ntawe nise umutindi no mu Rwanda ntabahapa ndavuga ku rwego rw'isi
ku byiciro ni byinshi kubibonera amazina byari ngombwa abatinya kujya. Abantu ba mbere bakennye babaho n'ababa mu bukene bukabije, babwita pauvreté extrême. Tekereza ubuzima aho nta kintu na kimwe ubona ushobora kurya ejo cyangwa iri joro, kandi bikaba ari uko bimeze buri gihe, aho buri munsi uba ufite intego imwe yonyine, kugeza ejo utarapfa. So iki cyiciro ni ugukorera inda gusa, kandi nayo saa sita yariye ntabazi ko nimugoroba ararya. Intego ye ya mbere wa mugani mwanafunzi mu rugomo avuga ati intego aba afite n'imwe yonyine, kugeza ejo atarapfa, nta kindi. Buri gitondo uba ufite intego yo kugeza nimugoroba ukiriho, aho uba nta kintu na kimwe kiba gihari warya, kuko ibyo ubona ni ibiri ku isahane, ako kanya bikaba birarangiye ukajya gushaka ibindi. Uyu ni wa wundi uvuga ngo ndagiye mushyireho amazi y'ubugari ngiye kubushaka. Mu nzu yawe, mu nzu y'uyu muntu nta na rimwe hajya habamo ikintu cyo kurya, ikije cyose kiba ari icyo kurya ako kanya, ubundi ukajya gushaka ibindi. Ibi nibyo byitwa ubukene bukabije. Kubeshwaho no munsi y'idolari rimwe nirwo rwego rwa zeru mu bukungu bw'isi. Munsi y'idolari rimwe, voilà. Babandi ba hano b'igihumbi, kuko igihumbi idolari bu ni 1500. Mu Rwanda aba babeshwaho n'igihumbi, amafaranga 1000 ku munsi atageraho, kuko nabibabwiye bakoresha ibihumbi 256 ku mwaka. 256 ku mwaka ugirwa n'iminsi 360. No, 356 ku minsi 360 ni 900 niyo ababeshaho. Babara ko nta bukene buri munsi yaho. Ku Banyaburayi n'Abanyamerika amadolari 3 ni ikiguzi cy'umugati, ipaki ya chips cyangwa tike ya metro. Ibi ni nako bimeze kuri bamwe mu bafite amikoro ateye imbere. Amadolari 3 ni amafaranga basohora bitabasabye kubitekerezaho. Ku bantu barenga 800,000 kuri iyi si, kuri iyi si, aya madolari 3 ni amafaranga bakoresha ibintu byose bakenera mu munsi umwe: ibyo kurya, amazi bakoresha, umuriro, inzu babamo, ibyo bambara, ingendo bakora, rimwe na rimwe kwivuza, isabune. Byose bitwara amafaranga atageze ku madolari 3 mu manyarwanda, arakabakaba 4,500. Iki ni icyiciro cya mbere, ikitwa ko ari icya mbere ku rwego rw'isi, kibeshwaho n'amadolari 3. Mu gihe mu Rwanda icya mbere n'icya kabiri byo n'aya 3 atageraho. Dukomeze. Iyo arwaye nta buryo bwo kwivuza abafite. Iyo inzabamo ivuye nta buryo bwo kuyisana buba buhari. ashyiraho ibuye. Uyu muntu bisa naho mu buzima bwe bwose ahora mu bihe byo kurokoka. Buri munsi uko abyutse misi y'abafite niyo kurangiza uwo munsi. Buri munsi agenda amasaha nk'3 agiye kuvoma amazi meza, ahari robine cyangwa isoko y'amazi meza haba ari mu birometero bibarirwa mu binyacumi. Ubwo ni mu gihe abandi baba bitotomba bavuga ko pizza batumije ibagezeho ikererewe iminota 10. Ibindi byose tuvuze ni ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage mu bice bitandukanye bya Afurika, nko muri Nigeria, muri Somalia, muri Sudani y'Epfo, ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe bya Aziya y'Amajyepfo, nko mu Buhinde, Bangladesh na Nepal. Buribuka ko mu minsi ishize muri Nepal abaturage biraye mu bayobozi biradogera, batwika inteko. Minisitiri wa Finance ngira ngo twagiye tumubona mu mazi bamutera amabuye ngayo nguko. Mwanafunze urutonde yavuze niba ibihugu biriho n'ibikeya cyane, ariko no mu karere turimo birahari. Hano ibikorwa remezo, umuriro n'umutekano w'imibereho ntibihari. Abantu babayeho gutya, ntubabaze ibyo mwe mufite bigaragaza bibarangaza, bikabibagiza ibibahangayikishije, nka Netflix. Nta Netflix bagira, nta TikTok, nta bibazo bagira ngo telefone yamenetse.
kuri uru rwego ikoranabuhanga ntaribaho, igihe cyabo cyose bagikoresha mu gushaka ibyo barya ijoro ritaragwa. Kuri bo iterambere twe dufata nk'ubuzima busanzwe, kuri bo ni umurengwe n'ibintu bidakenewe. Kuri bo ikibazo cyabo ni bigenda bite kugira ngo umuntu abone utundi dufaranga twinyongera. Abana babo ntibiga cyangwa bategetse kwiga mu bigo bya leta kandi bafashwa. Icyo ni icyiciro cya mbere. Bamwe n'isi batindinya kujya ku rwego rw'isi babeshwaho n'amadolari munsi y'amadolari 3, ariko mu Rwanda icyo cyiciro icyo twita abakene, bari mu bukene bukabije, twabonye ko kibeshwaho n'igihumbi ku munsi. Icyiciro cya kabiri tugiye kugeraho cyo kibeshwaho n'amadolari kugira ngo nka 6, none hejuru y'amadolari 36, mu gihe mu Rwanda n'icya kabiri nacyo kibeshwaho n'1500 ku munsi, ariko bizaza. Tugeze ku bakene rero, icyiciro cya kabiri. Icyiciro gikurikiraho n'icy'abakene. Noneho abakene bari hejuru gato y'abakene bakabije, birumvikana amikoro yaba yisumbuyeho gato, ariko imibereho iba ikiri mibi cyane. Abari muri iki cyiciro, ubwo nibagiwe nkuko babivuze, nkuko mwanafunze yabivuze, mu Rwanda iki cyiciro ni abantu na telefone gatoroshi cyangwa karasharamye ntayo. Kwambara inkweto nuko ari itegeko, inzu irava, ibi gucana nuko kujya gusenya mu ishyamba, ntashobora kwigurira ibicanwa, isabune ayikaraba rimwe na rimwe, amazi ashobora kuba avoma y'igishanga, imyenda nta kumesa, gukaraba ni rimwe mu cyumweru, kurya inyama byo ntashobora. Tugeze mu cy'abakene sasa kugira ngo byumvikane. Abari muri iki cyiciro batungwa n'amadolari ari hagati ya 3 na 6 n'amasantime 85 ku munsi. Aya ni amafaranga ababeshaho, apana mu byo kurya gusa, ikintu cyose bakenera buri munsi ngo babeho kiba kigomba kuva muri aya. Kuvuga ko aba bantu batungwa n'amadolari 6 ku munsi, ubwo no kuvuga amanyarwanda arenga 8,000 ho gatoya, 8,000. Kiri icyiciro cya kabiri. Uwo mu cya kabiri wo mu Rwanda ni icya 5, ku rwego rw'iso mu cya kabiri ni 8,000. Bivuze ngo ibyiciro bibiri bya mbere byo mu Rwanda biri munsi y'umurongo w'ubukene. Birumvikana nk'intambwe nziza, ndetse hari n'uwavuga koko babayeho neza. Mu by'ukuri ubu n'ubuzima bw'abagera kuri miliyari hano ku isi, n'ubuzima bwa benshi mu batuye Ubuhinde, Bangladesh, Nepal. Gusa hari n'abanyaburayi babayeho kuri uru rwego, cyane cyane abo mu bice by'icyaro mu Burayi bw'Uburasirazuba, nko muri Rumania, Bulgaria, Slovakia n'ahandi, Europe de l'Est, Slovenia, wabo Pogacari na za Slovenia ziri muri icyo cyiciro n'ahandi. Abantu babaho batagira ubutunzi, ariko nanone ubona ibigutunga ngo uticwa n'inzara. Nta butunzi, donc ujya ukora ni ibituma ubasha kurya. Icyiciro cya mbere cyo n'ibyo urya ntububibona. Bivuze ni hari n'indi aspect tutarebye, n'ibyo ubonye either ntibihagije cyangwa se ntabwo ari byo, ntabwo ari ibitungo, ntacyo bimariye umubiri. Ni ukugira ngo ubashe kubaho gusa udapfa, ariko yes. Hamwe n'aya madolari ari hagati ya 3 na 6, umuntu abashobora kurya buri munsi. Abarya umuceri, imboga zimwe na zimwe, inyama zikaba imboneka rimwe. Aba ni bamwe barya inyama kuri Noheri. Gusa imibereho y'aba bantu irahananuka iyo hagize akantu gato kabaho. Uyu muntu iyo arwaye ibicurane akamara iminsi 3 atajya ku kazi, ahita agera ku rwego rwo kuburara. Twarabibonye mu gihe cya Covid, hari abantu bari basanzwe bataburara, ariko bakivuga ko imirimo imwe n'imwe ihagaze, abo bantu bagomba kuguma mu rugo. Hari ibihumbi by'abantu bahise bisanga badashobora kumara icyumweru. Kugira ngo ubyumve neza, kuba muri iki cyiciro cya mikoro ni nko gukoresha telefone ya Nokia cyangwa ya yindi twitaga bagore beza, ukaba ari ufite uyu munsi muri 2025. Mwanafunzi n'umunyarugomo aravuga ati aba bantu iyo akantu gato gakomye, donc nibo bita baryakariho, ni wa wundi urya ari uko yavuye mu rugo, ariko akava mu rugo yizeye ko ayatahana.
uwa mbere we ntaba yizeye nta n'amafaranga atana babandi icyiciro cya mbere cya kiri twabanje ni na bamwe b'abacanshuro bagenda bajya gukora mu mirima bagatahana ibyo kurya. Uyu rero iyo akazi katabaye biba birangiye. Mwanafunzi ageranyije gutunga abagore beza muri 2025 nawe urabyumva. Abagore beza yagiraga udusonori ngira ngo ifata ifoto ya noir blanc itajya kuri internet, urumva. Muri rusange iyi telefone yawe irakora neza, irahamagara, iritaba, yakira ubutumwa bugufi, ikanabwohereza. Ariko abandi bantu bose bari hafi yawe bafite ama application birirwa bareba video. Wowe ikintu gikomeye ushobora gukora ni ugukina jeu na Snake ya noir blanc. Kuri uyu muntu ubuzima niko buba bumeze. Mu mikoro abafite ayatuma adapfa, ariko akaba adahagije kugira ngo agende ku muvuduko w'abandi. Uyu muntu aba mu bandi ariko nanone ameze nk'uri ku ruhande. Amaduka bahahiramo ayanyura imbere ariko atazi ibyacururizwamo. Banke babitsamo azibona gutyo gusa, amavuriro bivurizamo ayumva ku mazina gusa atahakandagira. Uyu muntu aba mu bandi ariko ku ruhande. Abantu miliyari imwe kuri iyi si baba muri iki cyiciro. Izamuka ry'ibiciro rito ku isoko rihita rishyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu Rwanda nari nabivuze abakene bakutungwa n'1500, amafaranga 1560 ku mwaka. Ubwo ni ukuvuga ngo according to statistic, so ni ukuvuga ngo aba bantu nabo baracyari muri cya cyiciro. Mwumvise telefone atunga, nuvuga ngo nta smartphone, aha honyine mu cyiciro cya kabiri nibura karasharamye irashoboka. Bagore beza birashoboka, nayo yakuburiwe atiguri atafunukuje. Niba abandi bita aba battery igatakara cyangwa saa ziriho fimbo. Okay, icyiciro cya gatatu ni abakozi b'abakene banyakabyizi. Ahora yizeye ko we ahora abona amafaranga ariko atamukiza, ariko nanone atamwica. Ni abakozi bo mu mirimo itandukanye, abafite amasezerano n'abatayafite. Ikindi cyiciro rero icyiciro cya gatatu ni icy'abakozi b'abakene, ubuzima buri modeste, banyakabyizi buri modeste ariko nanone bw'ubukene. Iki cyiciro bacyita classe moyenne inférieure, ni abaringaniye bo hasi. Nta mikoro aciriritse ariko yo ku rwego rwo hasi. Iki ni icyiciro kirimo abakozi benshi bahembwa buri kwezi ariko bikagera ku itariki 15 y'ukundi kwezi batangiye kuguzaguza. Barahembwa 40, hembwa 40, hembwa 50. Ikigaragara wenda reka bikore mu mibare, niba twavuze ko ari 8,000 ku munsi, ubwo ni ukuvuga ngo ashobora kuba ahembwa 240. Nta nubwo bishoboka kubera ko umukozi urugo rumwe rurimo abantu 5 abakora abari 2, kugira ngo buri wese anabyumve. Niba urugo rurimo 5 hari hakoramo abantu 2 bahembwa 200,000, ku bantu 5 bagomba kubeshwaho n'ibihumbi 1,500 ku munsi. Ku bantu 5 ni 7,500 mu minsi 30, mu minsi 30 ni 225. Uyu muntu hembwa urugo rwinjiza 200 rurimo abantu 5 harimo 2 bakora. Urugo rurimo abantu 5 rwinjiza 200 narwo ruri mu bakene. So nukuvuga ngo aba bantu nubwo bafite akazi biterwa n'umuryango bagaburira. We ku giti cye ahembwe 200 ari umwe byavamo. Bivuze ngo ahangaha nibura buri muntu abarirwa nibura 45 ku kwezi. Ubwo nuvuga ngo amafaranga yinjira mu rugo bara 45 muri cya cyiciro cy'abakene. Hano tugeze kuri ba nyakabyizi. Umuntu ukora rero ashobora kuguma mu cyiciro cy'ubukene kubera iki? Ayahembwa uyagabanije nabo bana mu rugo badakora, abari mu zabukuru, abana bakira abanyeshuri. Donc
batagira ikindi bakora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu hari uturere ujya usanga dushobora kuba twinjiza amafaranga ariko bagahora bagahora mu bukene, ugahora mu igwingira. Kubera iki? Rimwe na rimwe umuntu arahembwa amafaranga, umuntu ufite abana 9 n'umugore, ubona umuryango ugizwe n'abantu 11, uwo niyo yahembwa 500. Happy tubibare 500 kugabanya 11 runo rugoma, ariko kugabanya 11 n'abakene. So nukuvuga ngo umuntu umwe ku giti cye ku mushahara ashobora kubarwa mu bifashije, ariko abasangira nabo icyo yinjije bamujyana mu bukene. Classe moyenne inférieure na mikoro aciriritse nkuko nari maze kubivuga, bikagera ku itariki 15 yatangiye kuguzaguza. Na abantu bashobora gutega bisi buri munsi, rimwe na rimwe bakanatega moto, ariko babanje kubitekerezaho. Aka kantu babanje kubitekerezaho. Ni ukuvuga ngo mu bushobozi bwe kujya ku kazi agenda n'amaguru, akanyuzamo agatega bisi, ubundi akatega na moto, yabanje kubitekerezaho. Ababo bashobora no kugura abonoma ya Netflix cyangwa bakagura connection kuri WhatsApp babaho, ariko yari Netflix bayigabana ari 4 bagasharinga, kayigabana ari 4. Muri rusange bashobora kubona ikoranabuhanga riborohereza ubuzima, ariko nta bwigenge buhagije bafite kubera amikoro. Dore ubuzima bwabo twita abakozi bakennye muri rusange bo mu cyiciro cyitwa classe populaire inférieure, kuri bo nta kintu na kimwe bakumiriweho, ariko ibintu byose bisaba kubikorera imibare. Bakenera amahirwe mu buzima cyangwa kwigomwa. Bimwe na bimwe aba bantu barakora kandi cyane, ariko amikoro yabo agahora hasi. Bigana kubiraga barakora kandi cyane, ariko bagahembwa makeya aringaniye kuri we ku giti cye yamutunga, ariko yabujya mu muryango mugari mu rugo abashinzwe gutunga bikabiyanga. Amikoro yabo ahora ameze nk'aziritse ku kagozi, ntabwo ashobora gutinyuka gukora ikosa mu kazi kuko azi neza ko karamutse gahagaze ubuzima bwagorana. Ibaze nawe nyine, ni wowe ukora mu bantu 5 mu rugo, gahagaze byagenda bite? Uhita wumva ko ubuzima burangiye. Niba mva ahora bikokobetse kubakoresha. Abenshi bakora mu nzego nk'amaresitora, mu bigo bitandukanye aho bafite imyanya yo hasi. Ikibazo gikomeye bafite nuko nubwo bakora cyane, aribo bahora mu bwoba bw'ubushomeri, bahora n'ubwoba bw'uko igiciro cy'umuriro, amazi n'ibirayi kiramutse kizamutse gato, ubwo ubuzima bwabo bwajya mu kaga. Kuba bafite akazi mu by'ukuri ntabwo bibaha umutekano, ahubwo ni umutego babamo. Reka dufate urugero, bahitamo hagati yo kwishyura umuriro no guhaha ibizabamaza icyumweru. Ibi byose ni ngombwa, ariko amikoro yabo ntiyatuma babikora byombi. Ibi ngibi byongeraho amafaranga y'inzu cyangwa igiciro cya gaze cyazamutse. Uyu muntu arahita yisanga mu mibare ya buri munsi y'uburyo agomba kurangiza ukwezi. Iyi mibereho ifitwe n'abantu benshi kuri iyi si. Muri 2023 hejuru ya 20% y'abanyaburayi babagaho batya. Abaho mu byago byo kwinjira mu cyiciro cy'abakene. Isa n'isa ashobora kunyerera akaba yinjiyeyo, aramutse ataringanije urubyaro, abamutegemeyeho ubundi bita buke, abatunzwe nawe bakiyongera, ahita agaruka mu cy'ubukene. Iyo ashomereye agaruka mu cy'ubukene. Yego, iyi mibereho irangiza cyane mu mutwe y'uyibamo. Uyu muntu ntabwo abashonje kuko abarya 2 ku munsi, rimwe na rimwe akanarya 3, ariko ubuzima bwe ahora abigereranya n'uwabamurusha amikoro, akumva agize isoni zihora vara. Yes, agatangira kwisanta, agatangira kujya yibazaho, ese ninge ntakora kukibari yabagezaha, ahora nihungabana, agira ibyo yishinja, akoresha imbaraga nyinshi, ariko gutera imbere bikanga.
amara isaha yose ku cyapa ategereje bisi cyangwa lift, nyamara hari moto zirimo kumucaho kandi zijya aho agiye. Iyo umwitegereje agiye gutega moto uzabona ko abanza kugirana ikiganiro kigufi n'umumotari, rimwe na rimwe ukanabona uwo mumotari arigendeye agategereza undi. Nibyo uyu muntu yibeshaho kandi yikemura ibibazo, ariko bitari ku rwego rwiza. Mwana funzo atega bisi cyangwa lift, yajya gutega moto akabanza kuganira na motari, rimwe na rimwe motari bakananiranwa, motari akigendera agatega iyindi, no agategereza indi. Ubwo nuvuga ngo ajya mu biciro cyane. Urugendo rw'igihumbi abari kugereka za 700. Motari w'i Kigali rero ikiza cyo kuri uru rwego nuko umuntu aba ashobora kunyuzamo nk'umunsi umwe muri 30 akagira utuntu twiza yigurira, aba ashobora kunywa agacupa mu kabari, akaba yajyana n'inshuti muri restaurant cyangwa se akanigurira inkweto nshya. Gusa birumvikana ko hari ibintu aba atatinyuka gukora, nko kujya mu biruhuko cyangwa kugura telefone igezweho. Urumva ibyo ntashobora. Se yajya ku Kivu, se yajya Dubai, se ashwi. Ibyo ntibishoboka. Tibaye 40. Reka mbabwire ku cyiciro cya 4, kwa ko nababwiye n'icya 10, ndaba mpagarikiye ku cya 4. Ibindi ko turatugeze mu bakire bo muri Afrika. Abakire baringaniye classe moyenne supérieure nibo bakire bo muri Afrika. Cyiciro cya 5. Kambanze icyiciro cya 4, abanyamutuzo classe moyenne. Classe moyenne iyo ni irimo abakozi ba leta, abakozi b'ibigo byigenga, abanyamakuru, abarimu n'abacuruzi baringaniye ba butike zo muri quartier. Baratuje, abo ni ibiringaniye. Aba hari muri iki cyiciro harimo babandi babaho mu buryo bw'umutuzo, mu buzima bw'umutuzo. Iki cyiciro nicyo bita classe moyenne, amikoro aciritse. Ubu nibwo buzima bw'abantu bagezweho, batari abakire ariko bashobora kumva ururimi rw'abakire, bakaba banumva ururimi rw'abakene, bari hagati na hagati. Ejo ashobora gusangira n'umukire cyangwa umuherwe, yakwisubira mu cyaro agasangira n'ababakene. Donc ni umuntu uri hagati na hagati. Ni naho hari abantu benshi. Iyo bita classe moyenne harimo abantu benshi, abarimu, abanyamakuru, abasirikari n'abapolisi bo hasi batari aba officier, nabo ngabo. Abaganga, abaganga, abakozi mu mabanki amwe namwe bo kumagishe, abanga ririmo nabo bari muri iki cyiciro. Nabo ngabo. Ariko abarimu ba kaminuza bo ntago nabashyiramo hano. Abarimu ba secondaire na primaire birashoboka. Good. Classe moyenne, amikoro aciriritse, agezweho, ntibari abakire, bumva ururimi rw'abakire bakumva n'urw'abakene, kuko aho hombi bajyayo. Umukiriya mukeneye baraganira kandi bakubahana, hanyuma nawe agakenera abakene cyangwa se akaba afite uburyo abandi bafite no kuri gakondo bagira banyuzamo bakajya muri vacances iwabo mu cyaro. Ururimi rw'abakene. Iki cyiciro cya 4 cya mikoro classe moyenne, aba ni ba bantu bafite wifi mu rugo. Uyu ntabwo akeneye kwiba amamega kuri internet y'umuturanyi, ahubwo uyu niwe bayiba. Uyu ni umuntu upanga gahunda ze z'icyumweru adafite ubwoba ko hari ikintu kizamutungura gishingiye ku mikoro. Ubu nibwo buzima bw'abanyaburayi benshi, 2/3 byabo bari muri iki cyiciro. Ni nacyo abanyafrika benshi bajya gushakayo. Aba bantu nibo rutirigongo ruza n'imisoro mu isanduku ya leta. Aba nibo batanga amafaranga atuma amashuri akomeza gukora, kandi nibo batuma imibereho rusange ikomeza mu bihugu bitandukanye. Nibagiye kubabwira ko iki cyiciro icyiciro cya mbere twabonye mu Rwanda ni cya kindi kirirwa mitiweli. Kimwe kubera kirirwa mitiweli. Icya kabiri ni kiriha mitiweli ya 3. Ubu tugeze kubariha mitiweli naba ni 3, ariko aba benshi kubera ko hari abakozi bakoresha izindi
assurance, izindi assurance ntago bivuriza kuri mituweli. Abenshi bari muri Rama, za MMI, za Mediplan niba zikibaho, za Sanram, ibintu nk'ibyo. Ariko abandi bavuzwa na leta. Ahubwo aba muri kino cyiciro nibo batanga imisoro yo kuzavamo avuza babandi. Niyo mpamvu leta nyinshi ziba zishingiye kuri iki cyiciro. Muri make kuba muri iki cyiciro cyo hagati ni byiza kugeza igihe habereyeho izamuka rusange ry'ibyiciro cyangwa se akazi ke kagahagarara. Kuri aba bantu iyo habayeho ikibazo cy'ubukungu rusange, inzira zabo zitangira kunyerera. Kunyerera nibwo uzabona abanyaburayi bigaragambya bambaye inkweto zigura 100,000 by'amanyarwanda. Abo muri iki cyiciro baba mu nzu nziza ariko zidakabije mu kubamo ibintu by'igiciro, zidakabije mu kubamo ibintu by'igiciro. Nta ntebe za zahabu ziba zirimo nawe urabenizi. Zidakabije mu kubamo ibintu by'igiciro. Baba bafite intebe, televiziyo, internet, niba ari mu gihugu gikonja mwitumba bakabona ubushyuhe kandi umuryango ukarya bitabasabye kubara buri garama ry'umuceri barya. Iyi mibereho ituma bagira amahitamo guhindura imodoka buri myaka 10, kujya mu kiruhuko cy'icyumweru inshuro imwe mu mwaka. Ntabwo ari ubuzima bw'ububabare, ariko nanone si ubuzima bwo kubona byose. Ingengo y'imari ntihinduka cyane kandi buri uko bagiye kugura ikintu gihenze babiganiraho muri famiye nk'aho ari icyemezo cya politike bagiye gufata. Ntabwo ari uguhubuka. Ubwo singiye abana amashuri biga mu mashuri yigenga, bakarya akaboga igihe bagashakiye, ntiyamara icyumweru atari akaboga, ntiyamara ukwezi adasohokanye famiye ahantu haringaniye habaye. Mu birebana n'ubwigenge ni icyiciro kibamo ibirenze umutekano wo kuramuka uyu munsi n'ejo. Uyu muntu aba ashobora kohereza abana mu ishuri ryiza kandi akishyura inguzanyo ya banki batagombye kuburara. Iyo yishyuye fagitire muri restaurant ntabwo ataha yifashe impungenge gusa. Inyuma y'ubu bwigenge bwose haba hari impungenge z'uko icyago cyaza kigahirika ibi byose. Usanga ibyemezo byinshi guverinoma zifata biba bigamije kurinda aba bantu kuko batanga umusanzu ufatika mu bukungu. Arahaha cyane, bishyura amashuri, bagura essence kandi baguza banke, utibagiwe no gusora. Aba bantu iki cyiciro kirakomeye cyane. Iminota 46 kashyiraho n'icya gatanu. Aha iki cyiciro tuvuyemo ku rwego rw'isi, ibihugu byose nicyo kibamo abantu benshi kandi nicyo leta nyinshi zireberaho zigiye gufata ibyemezo, kuko iyo bahutaye n'ubukungu burahutara. Barasora, barahaha, bagurira mu alimentation, bagura essence, bajya mu magaraje, ifaranga rye rirasirikira, bajya muri sauna massage, bajya gufana amakipe, bajya muri arena z'ibihugu byabo. Donc ni classe wa mugani classe moyenne, ni classe moyenne tout court. None reka dusoreze kuri classe moyenne supérieure, abo nakwita abakire baringaniye ku rwego rw'isi, ariko muri Afrika n'abakire kutobona, kuko muri Afrika dusigaje icyiciro kimwe. Iki cyiciro rero cya gatanu ni icy'amikoro aciriritse ariko ku rwego rwo hejuru. Aba bantu uyu munsi bafite iPhone 17 yasohotse ejo bundi mu kwa 9. Aba bantu batuye kuri kaburimbo kandi firigo zabo zihora zuzuye. Aba bantu twe tunabita bakire ariko ntabwo barahagera. Aba bantu bahumeka umwuka mwiza ariko ubu buzima bwabo bworoshye gutya buba bukiziritse ku kazi n'imishahara yabo myiza. Aba bantu binjiza amafaranga ari hejuru kurenza aciriritse. Abo ni babandi abadeje, aba CEOs, n'abakora umushahara fatika. Aba ni aba engineer, abaganga b'abadoktori, abadirecteri b'ibigo bya leta n'abandi bagenda muri izi modoka nziza tubona. TXL, Verity, ntabwo ari bagikumiwe ya
Gikumi ni cya cyiciro tuvuyeho, za Vigo. Ntabwo bagomba kubira icyuya ngo bishyure fagitire zabo, kandi ntabwo bakurwa umutima nuko habonetse ibintu byo kwishyura batari biteguye. Aba bantu bashobora gukodesha cyangwa kugura inzu nziza, bakagura imodoka nziza itamaze imyaka myinshi, ya yindi idapfa buri uko yakije. Donc aba bantu bashobora kugura inzu nziza cyangwa akayikodesha, akagura imodoka nziza itamaze imyaka myinshi, ya yindi ipfa uko bayakije. Aba bantu baranizigama ku buryo kuri konti yabo haba hariho amafaranga. Gusa iyi ni imibereho ishingiye ku mushahara, apana ku butunzi bubyara amafaranga menshi. Ntabwo ari abacuruzi, nuko ni umushahara wa leta. Ubwo n'abaminisitiri ubwo ntibarimo, n'abadepite n'ibiki byose, n'abandi. Aba ni abantu babandi, abakadire. Okay. Kubyara amafaranga yabo ntabyara andi bategereza umushahara. Icyo cyiciro twita classe moyenne supérieure. Iyi mibereho myiza yabo ishingiye ku kuba buri kwezi hari amafaranga bageraho, ariko agahora ari amwe. Ni miliyoni 3, ubwo nuko uzapanga upangire miliyoni 1 wenda 1 isigare kuri konti. Agura Netflix premium ya mbere, kategori ya mbere. Buri mwaka akora ingendo akajya mu biruhuko, Dubai, Brussels, Texas, abagabo bemerewe Zanzibar. Icyiciro cyabanje ni cya kindi gisohokera ku Gisenyi. Ahindura iPhone ntihagire uburara. Atumira inshuti muri restaurant, ntamara iminsi 3 abara amafaranga azishyura. Gusa nanone nta ndege afite, nta n'inzu ufite ireba ku nyanja ya Mediterane. Inzu ayifite mu mujyi abamo, ntayo ku mazi, nta ndege. Umunezero wawe n'ubuzima bwawe bworoshye bihora biri hejuru ugereranyije na rubanda rusigaye. Ntabwo uri mu bake ku isi b'abakire. Mu bihugu by'Uburayi aba bantu ni ingirakamaro, bishyura imisoro myinshi kandi batanga imisanzu iri hejuru mu mibereho rusange ya rubanda. Ikibazo nuko ihanuka ry'ubukungu ku isi, kwirukanwa mu kazi, cyangwa aramutse arwaye akabara igihe mu bitaro, ubu bukungu bwose bwahananuka ku muvuduko tutatekerezaga. Aha rero niho biterera amakenga. Winjiza amafaranga menshi kandi ukayabamo neza. Iyo bigenze gutya nibwo utangira kureba hejuru yawe. Umuturanyi wawe winjiza menshi kurushaho ahita ahindura urwego rwawe rw'igereranya. Uhita utangira gushaka kuhagera, ariko ukagira ugushidikanya guhoraho, ugatangira kwibaza uti ese ndi umukire cyangwa mbayeho ubuzima bwiza gusa. Urugero rwiza ni uburyo aba bantu aba ashobora kujyana abana be kwiga mu mashuri, mu ishuri ryiza, ariko akaba afite igikredi kitagira ingano yafashe agiye kubaka inzu nziza abamo. Ikironi kimira kimwe cya kabiri cy'umushahara we. Muri make iki cyiciro cya mikoro kiguha ubuzima buryoshye, ariko apana ubwigenge bwuzuye mu birebana n'ubukungu. Asoreje ku kintu nyine cya credit. Narimo wajya ona rimbizi, narimaze kubivuga ko uhembwa miliyoni 3, ariko ugasanga inguzanyo ya banke, kuri banke bagukata 1.5. Igakata 1.5. Aho ngaho rero ubuzima bwawe buraryoshye, ariko ntiwigenga. Ntago wigenga, banki irakubarira. Iyo umukoresha atinze kukwishyura, banki ntibiyibuza kongera inyungu. Kandi iyo wirukanwe, banki itiza guteza ingwate wayihaye ako kanya, ntitindamo. So ngayo nguko rero simbatindire icyiciro cya 6 kuzamura tuzabireba mu kindi kiganiro. Ariko nibura abantu buri wese ashobora kuba icyiciro arimo. Hari akantu niba ari Dashimo wajyaga kavuga, avuga ko umwana ashobora kuririra inkweto, avuga ngo nambaye inkweto idahenze. Umwana w'i Kigali ashobora kuvuga ati nambaye inkweto idahenze, nkeneye inkweto nziza. Uwo mu cyaro we akeneye ya yindi y'inkuburano. Ariko mu gihe bari muri izo mpaka, iyo haciye utagira ikirenge, udakeneye inkweto, wakeneye ikirenge. Munsi y'udafite ikirenge hari utagira n'ibirenge byombi. Munsi y'utagira ibirenge byombi hari utagira ibirenge n'ibiganza. Hari umwana amerutse kubona hano hafi abura akaguru atafite akaguru k'iburyo
n'akaboko k'ibumoso. Imbago donc akaboko gafata imbago voilà donc abura afite akaguru k'iburyo afite akaguru k'imoso n'akaboko k'indyo. None akaboko k'indyo kakajya gufata imbago voilà nabonye ni Nyabugenge n'ubugenge bwayo nabonye mbese donc arakuruwaza aka kaboko nta kariho n'aka kaguru nta kariho sinzi ukuntu nabonye nyine donc kugira ngo atware imbago akaboko abanza akagacisha imbere mana nyuma yaho udafite amaguru udafite amaboko tugasanga noneho hari n'utariho cyangwa warembeye mu bitaro cyangwa ufunzwe ukatiye burundu cyangwa wanamaze kugera iwabo wa twese. So rero ibyo byiciro ari iby'abariho ari n'abariho nabo barimo ibyiciro. So rero buri wese ni ukugira ngo abantu bafunguke ibyo dukora ko twitwara abantu bagiye benya ngo abantu babayeho batya. Mwabonye ko mu byiciro byo hejuru tutagiye tureba ayo abantu binjiza ahubwo twakabaye tureba nayo basevinga kuko mu cyiciro cya mbere nta mafaranga avugwamo. Icyiciro kibanza cy'abatindi nyakujya nta mafaranga avugwamo, havugamo ibiryo nabwo biboneka byagoranye. Hanyuma icya kabiri cyo havugwamo amafaranga yo gukonsoma. Ibikurikiyeho rero bigira amafaranga ukonsoma ukagira n'icyo usagura. Ubwo tuba twatangiye kuzamuka none ku buryo cya cyiciro cya 10 cyo nabwiye ko usibye gutunga umuryango wawe uvukamo wo washatsemo abakozi company na leta urayitunga. Icyo nicyo cyiciro cya nyuma na nyuma. So rero simbatindire reka tuzakomeze mu kiganiro ubutaha nzabazana icyiciro ubutaha nzahera ku cyiciro cya 6 ariko buri wese nibura yagejeje kwiyumva kandi mwihangane ntago nabivuze nka mwanafunzi birumvikana buri wese agira impano ye kandi yarakoze kubitegura akanyemerera kubimpa nanjye ngo mbigeze ku bakunzi ba KOP. So mwakoze cyane kandi turabakunda abo tugenda duhura mu mayira turi mu kazi bakatubwira ko ari abakunzi ba KOP turi kumwe turi umuryango kandi ntago nzabatererana nzakomeza kirekeze ntago muzambura wenda muzajya mumbona gake ariko muzamurana. Mwakoze cyane.